Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa mbere w'icyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe, tariki 21 Ukwakira 2024. Ngaya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo yamwibora kwa Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza kwa 10. Bavandimwe, mwari mwarapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha mwiberagamo kera, igihe mwakurikizaga imigenzo y'iyi si n'umugenga w'ibyo munsi y'ikirere, wamukukora mu bagomera Imana. Kandi natwe twese kera twari tumeze nkabo, dukurikira irari ry'umubiri wacu, dukora gusa iby'umubiri ushaka n'ibyifuzo byawo bibi. Yewe ku bwacu twari twikururiye uburakari bw'Imana kimwe nabo. Ariko Imana nyirimpuhwe zihebuje, kubera urukundo rwinshi yadukunze, nubwo twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu bwose, yadushubije ubugingo hamwe na Kristo. Rwose kuba mwarakijijwe mu bikesha ubuntu bwayo. Nuko hamwe nawe iratuzura, maze itwicaza mu ijuru turi muri Kristo Yezu. Bityo igiriye ubuntu bwayo yatugaragarije muri Yezu Kristo, yashatse kwerekana mu bihe bizaza ubukungu butagereranywa bw'ineza yayo. Koko mwakijwe ku buntu mubikesha ukwemera, ntabwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni ku bw'ingabire y'Imana. Ntibyatewe n'ibyo mwakoze kugira ngo hatazagira uwirata. Koko rero Imana niyo yaduhanze, kandi twaremewe muri Kristo Yezu kugira ngo dushishikarire ibikorwa byiza Imana yateguye kuva kera, igira ngo bijye bituranga iteka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 100. Uhoraho niwe waturemye, none turabe. Nimusingize Uhoraho bantu b'isi yose, nimumugaragire mwishimye, mumusanganize impundu z'ibyishimo. Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana, niwe waturemye none turabe, turi umuryango n'ubushyo yiragiriye. Nimutahe amarembo ye mumushimira, mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze, mumusingize murate izina rye. Kuko Uhoraho ari umugwaneza, urukundo rwe rugahoraho iteka, ubudahemuka bwe bugahoraho ko ibihe bigenda bisimburana. Uhoraho niwe waturemye, none turabe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 13, umutwe wa 12 umurongo wa 13 kugeza kwa 21. Muri icyo gihe umwe muri rubanda abwira Yezu ati, Mwigisha, mbwirira umuvandimwe wanjye tugabane umurage wacu. Ariko we aramusubiza ati, wa muntu we, ninde wagize umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu? Yungamo ati, muramenye mwirinde kugira irari ry'ibintu, kuko naho umuntu yatunga ibintu byinshi bite, ntabwo ari byo byamubeshaho. Nuko abacira uyu mugani ati, habayeho umuntu w'umukungu wari uwejeje imyaka myinshi. Aribaza ati, ndagira nte ko ari ntaho mfite mpunika imyaka yanjye? Nuko aribwira ati, dore uko ngiye kubigenza, ndasenya ibigega mfite nubaka ibindi bibiruta, mbunikemo ingano zanjye n'ibindi bintu byanjye byose, maze nzibwire nti, dore mfite ibintu byinshi mbunitse bizamaze igihe kirekire. Ubu ngiye kuruhuka, njye nywe ndabagire. Ariko Imana iramubwira iti, wakibura bwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo si byo wahunitse bizaba ibyande? Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nguko bimerera umuntu wikungahaza ubwe, aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Buri munsi ujye ugira ijambo ryagufashije, uryandike cyangwa urigumishe mu mutima wawe, ugenda urizirikana. Kuko buri muntu Imana ibifite akandiko yamwandikiye. Aho ujya usoma Bibiliya, ujya usoma ijambo ry'Imana, umurongo wagufashije n'uwuhe, washobora kuwusubiramo. No kumva ijambo ry'Imana ngo ryinjire mu gutwi kumwe risohokere mu kundi, ntacyo usigaranye. Rwaba ari uburangare. Usigarana iki igihe umaze kumva ijambo ry'Imana? Wowe nanjye tutashoboye kugira icyo dusigarana, Nyagasani yongera kuduha andi mahirwe, ubwo tujya gukomeza tuzirikana kuri amasomo y'uyu munsi Nyagasani yaduteguriye.
ijambo rizijya mu masomo y'uyu munsi ryitwa ubukungu. Kwirinda kurarikira ibintu. Hari ubwoko bubiri bw'irari. Hari irari ry'ibintu, kwifuza ibintu bya mirenge ugasabira hirya no hino, inka yasura nyine isaruza ibintu byinshi ntizagira na kimwe isohoza. Irari rya kabiri ni irari ry'abantu, kumva buri gihe agatima karehareha ku bantu b'abandi. Ibyo byose bitubuza Imana. Iyo iryo rari riri kudukurura, ni ukuvuga ko urukundo rw'Imana ruri kugenda ruba rukeya. Hari amagambo abiri aza kuduherekeza y'Igifaransa, aza kugufasha nawe kureba uko ubanye n'ibintu. Ijambo rya mbere ryitwa mérite, irya kabiri ryitwa faveur. Bavuga mérite igihe cyose wakoze ibintu ukaba nyine hari ikindi bakugoma nk'igihembo kubera ibyo wakoze, ibyo wagezeho, mbese n'uburenganzira bwawe. Ibyo rero utabibonye ugomba kubaza uti harya bya bintu byanjye birihe mwanyemereye, cya gihembo cyanjye kirihe twumvikanye, iyo ni mérite, urabikwiye. Noneho ijambo rya kabiri faveur, ntabwo ubikwiye, ahubwo nyir'ukuguhara kugenera kubera ubugwaneza bwe, kubera ineza ye, bya bintu Imana iduhereza atari uko tubikwiye, ahubwo ari impuhwe z'Imana, ineza y'Imana. Akenshi rero dukunze kujya impaka n'Imana, uti Nyagasani ko bitabimpaye, ko n'icyo utakimpaye, kuki butabinkorera, kandi njye njya ngukorera kuki ngewe utankorera ingibi. Ugasanga turi gutega Imana ibitego bamwe, abandi turi gushaka kwishyuza Imana nk'abari mu isoko turi kugurana n'Imana, abandi bari guhata Imana nk'abari guhata ibirayi n'ibijumba. Ugasanga Imana tuyihoza ku nkeke, ati Nyagasani wankoreye ibi ngibi. Tukaza kwibagirwa ko atari mérite, ko atari ibintu twari dukwiye, ahubwo ko ari faveur, zambuye Imana yatugiriye ubuntu bw'Imana. Uraza gusanga njye nawe akenshi dukunze kwibanda ku bintu, tukibanda no ku bantu, ariko tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana. Ako kantu mu gihugu cyo turongo dutatu, ubuntu bw'Imana. Yaba ari uzi ko byose Imana ibiduhera ku buntu, ntiwakongeye kujya wivumbura, kujya wirakaza, kuko byose tubikesha Imana. Na nicyo isomo rya mbere ryatubwiye no munsi. Paulo mutagatifu ari kwibutsa abanyefezi uburyo babayeho, uburyo Imana yabakunze, ko byose ari ku buntu n'impuhwe z'Imana. Paulo ati koko mwakijwe ku buntu mubikesha ukwemera, ntabwo ari ku bwanyu rero, ahubwo ni ku bw'ingabire y'Imana. Ntibyatewe n'ibyo mwakoze, hato hatazagira uwirata. Amen, amen, amen. Byose ni impuhwe z'Imana, byose ni Imana yabikoze. C'est faveur, ni Nyagasani wabishatse, ni kubera Imana. Rero ntukidunde nawe nubona hari icyo wakoze cyiza, vuga uti ni njyewe wabikoze, ahubwo jya uvuga uti ni akaboko k'Imana kabikoze, Nyagasani wabigukoresheje. Nawe uzamura ikiganza hejuru uvuga uti Mana, ibi ni kubera wowe, ni ukubera Imana. Dusabe niba gutiyitirira ibikorwa by'Imana twagezeho. Na Zaburi uyu munsi iratwibutsa ko ibintu dutunze atari ibyacu, ari iby'Imana, kandi ko tutibereho ubwacu. Uhora niwe waturemye, none turabe. Amen, amen. N'ivanjiri y'uno munsi irongera kudufasha kongera kureba ubukungu nyakuri tugomba kurangamira, ubukungu bw'ijuru. Akenshi kuri ino si dukunze kwibanda ku by'isi, ibintu by'isi bishira bihita, tukaza kwibagirwa bya bintu biramba, iby'ijuru, la vie éternelle, ubugingo bw'iteka. Ubwo twumvise muri ivanjiri harimo ikibazo cy'umurage, guhabwa umurage. Abantu benshi iyo tugeze mu gihe cy'umurage, abantu benshi bakora iyo bwabaga kugira ngo bariho bazegukana byinshi. Nibwo uzasanga bamwe turi gupfa amasambu, amazu, ibintu ababyeyi badusigiye, tukaza kwibagirwa gukura akantu umubyeyi ugakura nawe. Ese ko ababyeyi babituraze baritahiye, kandi nabo bari barabibasigiye nabo batashye. Ubwo se wowe ibyo bintu nawe ushobora byibuze uterimo nyigisho kuri ibyo, kavuga uti nanjye umunsi umwe nzagenda. Niba se uzagenda uzajya he? Bya bintu se hari icyo bizakumarira? Yego nyine umurage ni mwiza, ariko umurage uradufashe kurangamira ijuru. Mu kuzirikana kuri no vanjiri y'uyu muntu waje abwira Yesu ati tugabanye ibyacu Nyagasani, turumva n'igisubizo yamuhaye. Twongera twibutse ko mu Isiraheli uburenganzira bwo kuzungura, uburenganzira ku murage bwari bwarateganyijwe, kuko tubisanga mu gitabo cy'ivugura amategeko umutwe wa 21 umurongo 17 ngo umubyeyi yaragaga umwana w'imfura, ngo nuko umwana w'imfura nawe akaza kugaburira abagenzi be byibuze nyuma yaho. Nuko rero ni nkaho uyu muntu uje kubaza Yesu, bishoboke ko mukuru we
ntacyo yamuhaye cyangwa atashoboye kubagabura neza ibintu uko bikwiye, ngo igihe atabaga ashoboye gukemura izo mpaka ku byerekeye n'umurage, birukiraga abigisha de rabbin kugira ngo babashe kubakemura izo mpaka babagabanye ibyabo. Kandi Yezu nawe ni umwigisha ete rabbin. Ubwo rero Yezu yagombaga nawe gufasha uyu muntu nk'uko yaramutakiye, kuko hari uburenganzira bwe bwo kuregera Yezu kugira ngo Yezu abakemure iki kibazo. None kuki Yezu amusubije ko adashinzwe kubakemurira ikibazo cyabo? Kuki Yezu atagize icyo akora kuri iki kibazo cye? Nta yindi mpamvu, ni ukugira ngo Yezu amuvane ku by'isi bihita amwerekeze ku by'ijuru. Ese turibuka cya gihe atubura imigati ko byagenze? Kwari ukugira ngo aberekeze ku mugati w'ijuru, aberekeze ko ari utanga ubugingo, umugati w'ubugingo. Yezu mu kwanga gukemura iki kibazo arifuza kubwira uyu muntu ko atagomba kwibanda ku by'isi bishira bihita, ahubwo amwerekeza ku ijuru Yezu Kristo, ko atagomba gufata Yezu nk'umunyabintu bya hano ku isi, ahubwo Yezu nk'umuntu uzaduha ubugingo bw'iteka, ubuntu bw'Imana. Yezu arifuza kumukura ku murage w'isi amwerekeza ku murage w'ijuru, heritage du ciel, ubugingo bw'iteka. Nuko uyu mugani nawe urakomeza, w'uyu mukungu kiburabwenge uhunika, ariko akaza kwibagirwa ko ari guhunikira ku isi, akibagirwa gukorera ingoma y'ijuru. None se igihe nikigera cyo gutaha azataha niki? Ngo kuko abenshi twagiye duhunikira no ku isi, tugakora amanywa n'ijoro, ariko ntitubona akanya ko gukurikira iby'ijuru, ntitubona akanya ko kwegera Imana, ntitubona akanya ko ubuzima bwa roho, ubuzima bw'isi, ibintu bihita la vie temporelle, ntitwongere kugaruka ku bugingo bw'iteka la vie éternelle. Yezu arifuza kudukebura ibintu tumusaba wasanga ari iby'isi gusa, bya bindi bishira bitaramba, kandi we akize ku bukungu butaramba, ubukungu bw'ijuru. Wowe usaba iki Yezu? Ongera ushishoze muri no minsi ikintu uri gusaba Yezu. Hani igihe wasanga utarakibona, nuko ugakubita agatoki kandi uti Nyagasani gukibi wabinyimye, ukongera ukabwira Yezu ugahita utakamba Yezu gukibi wabinyimye. Wasanga mu gihe usaba nta juru ririmo. Ese mubyeyi, nta na rimwe wari wasaba Imana ikintu wowe nibwira ko cyari cyiza, ariko Imana ukajya gutyo ukabona itakiguhaye? Akenshi kubera intege za muntu turarakara tukababara, rimwe na rimwe tukivumbura tuti sinzajya gusubira mu kiliziya, sinzajya no gusenga. Umva, Imana yangenzeho, Imana yankora ibintu bisharira, kandi Nyagasani utazi icyo ari kubishakira, utazi impamvu. Ako kandi mubyeyi, burya igihe cyose utazi impamvu Nyagasani yakoze ibintu, kuko turacagase, ujye wicecekera, ureke Imana ikora ibyayo ku mpuhwe zayo, faveur de Dieu, kuko byose tubibona atari uko twakoze neza, ahubwo ari iki? Ari impuhwe z'Imana. Ntabwo duhabwa Yezu, ntabwo Ukaristiya tuyihabwa kubera ko twakoze neza, ahubwo ni impuhwe za Yezu. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire yaratunze ibintu byinshi cyane, yaratunze imodoka, atunze ibibanza, afite amazu, ibintu byinshi cyane. Nuko ariko ngo akaba afite umwana umwe w'ikinege, ngo igihe kigeze wa mubyeyi aza gufata ingamba ko azaraga umwana we, akamuraga ibintu afite. Wa mwana ntiyigeze ahangayika kuko yumvaga ibyo byose atunze azahita yimwegurira bikabye, nta bari bari gupiganwa, byose byari ibye. We yibwiraga nyine ko azaza akaza gusinya gusa, hato ejo n'ejo bundi hatazagira umukora mu jisho. Nuko umunsi wo kumuraga uragera, araza. Umubyeyi we mwicaza hariya ati, icara hariya mwana wanjye, ubundi nguhe umurage. Bishoboke ko mwana yiteguye ikaramu n'ikaye kugira ngo yandike abarura ibintu byose se afite, ubundi narangiza se amusinyire. Nuko se ngo aratangira ati, mwana wanjye, iriya modoka ntunze si yawe. Mwana wanjye, biriya bibanza byose ntunze nta na kimwe cyawe kirimo. Mwana wanjye, ariya matungo yose mfite nta na rimwe ryawe ririmo. Mwana wanjye, n'iyi nzu ndimo nta nubwo ari yawe. Mwana wanjye, ziriya konti zose mfite ziriho amafaranga nta n'imwe yawe irimo. Nuko wa mwana atangira kubihirwa bikomeye cyane, arababara arashavura bikomeye cyane, uburyo ibyo bintu byose yarizeye nta na kimwe kirimo. Nuko mu gihe kigeze aho umubyeyi agiye gupfa, ngo afata umusumari awuhereza wa muhungu we, maze aramubwira ati, mwana wanjye rero, nyuma yo kubwira ko byatari byawe, uyu musumari no nguhaye uzawambare, ntukawukuremo na rimwe, ushyiraho akagozi ujye uhora ukenyeye, ntuzigene mwambura ako kagozi nyine kariho umusumari,
nuko wa mwana areba hirya areba hino, aratangira arivumbura ati igisaza gusa koko ngukorere imyaka yose tubane, unyime imodoka, unyime amazu, unyime ibintu byawe byose, none aka kagozi umusumani ugiye kundaga koko nzagukoresha iki se ko nta nikirimo? Bishoje ko yawucugushije ngo umve niba nta zahabu irimo, abona ari umusumari bwuma nta kindi kirimo. Nta soni kundaga umusumari ndumufundise ko nize ndi dogiteri. Nuko umusumari wa mwana arawujugunya, yarazi ko se agiye kwisubiraho, se n'ubundi yanga kwisubiraho. Wa mwana akomeza yivuvota ati umusaza gito gusa. Afata wa musumari yari yajugunye arawutwara. Ngo nuko mu minsi mike se akimara gupfa, ngo muri icyo gihugu hatera intambara ikomeye. Nuko umuntu wese wari ufite ibintu bakamwica, wari ufite amamodoka bakayasahura, wari ufite ibanza bakabitwara nawe bakamwica. Nuko basigaza gusa utari ufite n'ikintu na kimwe, abari batwara bunyago. Wa musore nawe bamutwara bunyago, bamujyana mu kindi gihugu mu mahanga kujya kumufungirayo. Nuko agezeyo ngo bamushyira mu nzu ya wenyine mu buroko, aho yagombaga kuba ubuzima bwe bwose, ntacyo bamugemurira, ntacyo arya, ubundi byarangira akazipfira muri iyo nzu, ntaho ubizi, ntaho uzi aho yaguye, ntaho umwitaho. Nuko wa musore neza neza areba hirya areba hino, yibaza ukuntu bizamugendekera. Ubwo umunsi wa mbere inzara iramurya bikomeye cyane. Agiye kureba yongera kwibuka ko yatwaye wa musumari. Arareba ese umusumari koko wazamarira iki? Arongera arabureba. Arangije afata wa musumari atangira kugenda acukura buhoro buhoro muri ya nzu ya sima. Aracukura agenda acukura. Agiye kubona abonye igitobore. Cya gitobore yongera aracyongera nawe umusumari. Nuko atambuka muri cya gitobore arigendera. Amaze kugenda ubwo abandi bari bamufungishije barigendeye. Nuko ageze hanze ya bwa buroko, kubera ko yari yarize, bahita bamuha akazi mu ruganda rwari rukomeye cyane, abariho akora. Nguko yakoze muri rwa ruganda, abo mukire muri rwa ruganda, amererwa neza, atura muri cya gihugu. Nibwo nyuma yaje gusubiza amaso inyuma, asanga yakiza ko yaragumanye ya modoka ya se, nabo bari guhita bamwica ako kanya. Yakiza ko yaragumanye bya bibanza, bya bintu byose bya se, ntiyari kuza kuba kiriho. Ariko kubera ka gasumari atarazi nawe icyo akazamumarira, yakomeje kugenda aziritse nk'uko se yari yabimubwiye. Yakomeje kugenda akiziritseho mpaka kugeza muri prison. None niko kamurokoye. Wa musumari yaratangiye kujugunya, niwe umurokoye. None abayeho neza. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Reka tuzirikane ibintu bine biza kugufasha kureba uburyo ukoresha ubukungu bwawe, byongere bigufashe kongera kureba uburyo ubanye n'Imana, umubano wawe n'Imana, kubyerekeye n'Imana iguha cyangwa itajya. Icya mbere mubyeyi ni ubushishozi. Uri nk'umubyeyi, igihe ugaburira abana bawe, igihe uha abana umurage, ubushishozi, kumenya guha abana bawe igikwiye, ukabaha umurimo ukwiye, ukabaraga ikintu gikwiye. Mubyeyi ni umwe niwe uvuze ati waraga umwana yamuraga ishuri, ukamwigisha ubwenge. Bya bindi bya muhanga wavuze ati aho guha umuntu ifi yarya umunsi umwe, wamwigisha uburyo bayiroba, bityo ukabumugaburira iminsi yose. Ngo kuko wa musumari uzarikora, bigatuma uzamurokora. Gushishoza kugeza kure, ukamenya icyo umwana akwiye. Ngo umubyeyi arerekeza ku Mana, ishishoza ikareba ibyo dukeneye, twego tutanabizi, tutazi icyo bizatumarira. Ibintu si ibyawe, iyi modoka si yawe, iyi nzu si yawe, ariko ngiye kuguha igikwiye kizakugira akamaro nacyo cyawe. Nuko ngewe nkivovota, ni guki Imana kiyakimpaye ntimpe kiriya. Ngo wa mururumba abantu benshi tkunze kugira. Umururumba. Icya kabiri twazirikana kuyerekeye n'ubukungu, n'amasengesho yacu dutura Imana. Hari igihe tujya turenganya Imana iti Nyagasani ibi warabinkorera, Nyagasani ibintu urabinkorera, Nyagasani gucywanyimisha iki, Nyagasani ntureba ko ndumurejiyo, ndumukarismatike, mpora mu ngoro yawe, ndi umuntu usenga, ninjye witwara neza, ariko gukinye utarampakiriye. Ugasanga cyeshe turi kuburanya Imana, ibi Imana ntiyabinkoreye, Imana ntiyabinkoreye. Tukaza kwirengagiza ka kantu twahereyeho. Ntabwo ari uko ari merite, ntabwo ari merite, ahubwo ni faveur. Ntabwo ari uko bikwiye, ahubwo nuko Imana ishaka kugukwiza. Ni impuhwe z'Imana n'ubuntu bw'Imana. Ako kantu byo gikibuka.
uti ngo none se ko ari impuhwe z'Imana guca Imana ihaba ariya ngewe kanyima guca Imana ihaba abanyabyaha kandi ngewe nibwira ko n'intungane yo ntimpe ngo ntegerezeho. Ntabwo Imana ireba ubuto, ntabwo ireba ubutungane, ahubwo buri gihe n'impuhwe zayo. Tegereza impuhwe z'Imana, tegereza Imana ikore mu gihe cyayo. Igihe cya gatatu tujye kuzirikana gutegereza gushaka kw'Imana. Buriya isengesho rikuru mu yandi yose ujye ushyiraho ngo Mana ibi ngusabye bibe mu gushaka kwawe, niba ari uko nshaka ahubwo uko ushakaho Mana nyakuri. Nujya uterura isengesho ukabwira Imana ibyo ushaka byose, ntukayibagirwamo ako kantu ko ari ubushake bw'Imana, ko mu wese y'Imana. Naho njyewe nawe ntacyo twakwimarira usibye kwakira impuhwe z'Imana. Njyewe ibintu dusuzugura Imana iduha ugasuzugura nk'umusumari, ariko utazi ko Nyagasani hari ashaka kukugeza, ashaka kuzakurokora, ashaka kuzagukiza. Mubyeyi wowe nturakizwa n'akantu nanjye kuvuga ko amafuti akantu wasuzuguraga. Umwana mu kivo tuti Nyagasani bigucyo wabinkoreye guki ngewe utari kumva ibingibi. Dusaba no gutivovota. Reka dusoreze ku cyakane ahantu hatatu ugomba kureba ubundi ugakira. Bavuga ko umukristo agira ahantu hatatareba. Ahambere ureba ku ijuru kugira ngo habone Imana, aho n'ahambere. Aha kabiri ureba ku ruhande kugira ngo habone mugenzi wawe umugirire neza, uko n'Imana hari igihe idaha mugenzi wacu bisubizo, akaba ari ngewe Imana yatumye ati mpera uriya mugenzi wa gisubizo, mpera umuturanyi kino gisubizo, genda ungaburire umushonji, genda wita ku murwayi, genda kureba ku ruhande. Enkudeyi mubyeyi uracyafite kudeyi, uracyafite imbonye y'ijisho ireba ku bandi, kureba ku ruhande ukabona nde mugenzi wawe. Aha gatatu ugomba kureba ni hasi, ukareba hasi ugahabona ibintu, ngo bya bintu ukabikandagira. Naho ubundi iyo wabonye bya bintu ntubikandagire, byo biricuranura bikazagukandagira. Iyo bintu bimaze kugukandagira shwe ngo ntihongera kureba Imana, ntihongera no kureba mugenzi wawe, hasigara kuri kwireba wowe ubwawe, ukirebana ya mitungo yawe, bya bintu byawe, Imana ugahita uyibagirwa. Kuko abantu benshi bagiye barangira irari ry'ibintu rikaba ryaraturangije, turareba ibintu gusa hasi. Cyangwa ukareba mugenzi wawe ukamubonamo ikintu aho kumubonamo umuntu, kaza kurangira ukumugira nk'igikinisho cyane n'igikoresho cyawe, ubundi ukamugiza umucakara wawe, ukamugiza ikintu. Kurangamira ibintu kurusha uko twarangamiye Imana na bagenzi bacu. Nyagasani udufashe tukugororokere, ibyo dukora abe ariho biturukaho kandi bikuganeho, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Bless Imana umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.